Ni mu masaha y'igitondo, umuntu rero ushinzwe gutegura amafunguro ya Doriane aba amaze kumutegurira ya mu gitondo, ayatereka ku meza, maze papa wa Doriane akamutegeka ko rwose agomba kuyafungura yose, maze akareba, akireba rero ahita asanga bamutekeye omolete ariko rwose munini mo gatoya, ahita abaza rero uyu mukobwa ati niko nkubaze, urashaka kuzanyicira umwana? Uyu mukobwa nawe ati hoya rwose bosi, nta nubwo nabirota mu nzozi, kubera ko mba nakoze ibishoboka kugira ngo ahantu hose habe hari isuku, haba aho ntegurira ndetse n'ibyo ntegura byose mbitegurana isuku. Papa ati si ibyo nkubajije, urabona ukuntu uyu omolete ari munini, ariko ubundi nkwibarize, uyu omolete ni uw'amagi angahe? Naho rero uyu mukobwa ati ni amagi 3, ati niyo yonyine gusa rwose natetse. Papa wa Doriane ati ngo iki? Ati 3 gusa niko uvuze? Ati urumva ari makeya rero? Ati urashaka kuzanyicira umwana umwicishije indwara z'umutima? Jyana vuba bino bintu maze ubigabanyemo 2, ntuzongere na rimwe guha umwana wanjye ibintu byinshi bishobora kumugiraho ingaruka ku mubiri. Naho uyu mukobwa ati ariko rwose bosi, Doriane nibyo yari yambwiye kumutegurira. Naho papa wa Doriane ati mva imbere gira vuba, ihute ugende ubigabanyemo 2. Mu kanya gato rero Doriane ajya ku meza, maze agasanga ibyo yavuze bamutegurira ntabwo rwose ari byo biriho. Yahamagaye uyu mukobwa, maze nawe amubwira ko papa we ari wamubwiye ngo abigabanyemo 2. Doriane n'umujinya mwinshi yahise ajya kureba papa we, ati ariko se papa, navuze ko nifuza kurya amagi 3 ndetse rwose n'umugati, sinumva rero impamvu atanze itegeko ryo kubigabanya. Papa ati mwana wanjye, urabizi ngomba kukureberera kubera ko nifuza ko nyine wagira ubuzima buzima. Doriane ati ariko papa, umfata nk'uruhinja ku buryo ntazi nyine ibintu bimfitiye umumaro, nagombaga kurya ayo magi, ariko andi masaha yose asigaye nari gukoresha imbuto n'imboga gusa. Nzi kwiyitaho bihagije, ntabwo ndi umwana rwose wo kugira ngo ujye ungenera buri kintu cyose, nanjye nzi gufata umwanzuro w'ibintu bimfitiye umumaro. Gusa nyine niba ari uko wabiteguye, reka mbyihorere byose, ubwo reka nigire mu cyumba cyanjye, maze rwose njye kwicwa n'inzara, kubera ko biriya byo ntabyo ndi bufate. Mu masaha rero ya nyuma ya saa sita, Doriane yari afite gahunda yagombaga kujyamo, yarambaye rero maze araza abwira nyine papa we ko hari ahantu agiye kujya. Papa we yaramwitegereje ati mwana wanjye ntabwo wagenda wambaye utyo, iyo kanzu ni ngufi cyane, irakugaragaza rwose nk'abana batarezwe, kandi ujye wibuka yuko uri umukobwa wanjye, aho uvuka urahazi nyine, ugomba kuba wambaye neza cyane, nta bintu byo kugenda wambaye utuntu tugufi. Naho rero Doriane yaramubwiye ati ariko papa, nyine ni ibya generasiyo yacu, ni gutya n'abandi bakobwa baba bambaye, kandi ni ukuri ntabwo nambaye nabi. Papa ati hoya ntabwo uri busohoke hano. Uyu mukobwa rero yasubiye mu cyumba ajya guhindura imyenda, ariko rwose arakaye cyane. Yagarutse rero yambaye ikanzu igera ku birenge. Papa ati ntureba noneho ko wambaye neza? Nawe ati noneho nagenda? Naho papa ati hoya aba wicaye hano gatoya. Yaricaye, papa asohoka hanze, maze ahita ahamagara nyine abasore bari bashinzwe kubacungira umutekano. Yahise ababwira tumva rero, ubu umukobwa wanjye agiye gusohoka, ndifuza ko kandi muri busohokane mugomba kumuba hafi ahantu hose ari, niyo yaba ari umuntu bari kuvugana, ntabwo mugomba kujya muri metero 2 kure ye, mugomba kuba muri hafi aho ngaho mumurindiye umutekano. Sinshaka rwose ko hari abantu bazajya bahura mu ibanga. Uyu mubyeyi rero yakaniraga Doriane mu buryo butangaje, dore ko rwose yabaga yumva nta hantu na hamwe agomba kuba ari ngo abatahazi. Papa rero wa Doriane yasubiye mu nzu, maze amubwira ko agiye kujyana n'aba basekirite ndetse n'umukozi wabo wo mu rugo, kubera ko akeneye nyine umuntu bari buze kuba bari kuganira. Naho Doriane ati rwose papa, urumva ibyo bintu koko ari byo? Urumva najya muri anniversaire y'umushuti wanjye maze nkajyana n'abo bantu bose? Erega njye ntabwo ndi umwana wa perezida ku buryo ngomba kugenda nyine banyisikotinze gutyo. Naho rero papa yese amubwira ati ahubwo kuri njyewe ufite n'agaciro kenshi cyane, kuri njyewe rwose urenze ibyo byose utekereza. Doriane n'agahinda kenshi yahise amubwira ati papa, ndabyumva neza ko utifuzaga ko njyayo, ariko wakabaye babimbwiye kare mbere yuko nitegura. Gusa n'ubundi ishime rwose kuko ntaho nkigiye. Yahita asubira mu cyumba, maze amarira mu bana menshi, dore ko rwose yari ababajwe no kuba atagiye muri iyi anniversaire y'inshuti ye. Bukeye rero yahuye nyine n'uyu mushuti we, maze amubwira ibintu byatumye ataza. Naho uyu mushuti we yaramubwiye
ati iyo nza kubimenya rwose mba narakubwiye ukaza niyo wazana n'abo bantu aho kugira ngo njyewe nkubure wari kuza muri kumwe nta kibazo ntabwo byari kumbangamira. Ariko se nanone ndibaza kuki papa wawe agufata nk'umubebe, kuki atajya amenya ko rwose wakuze nawe wakwifatira imyanzuro wajya aho ushaka kandi ukitwara neza. Naho Doriane ati nanjye simbizi, gusa nyine ahubwo uko ngenda niyongera mu myaka niko rwose papa we arushaho kugenda ankanira kurenza uko yankaniraga umwaka washize. Sinzi rwose ibi bintu ahantu bizagarukira, gusa ndabangamiwe ubyumve. Doriane rero akiri kuganira n'uyu mushuti we ahita amubwira tumva ahubwo ndibutse kandi nibukiye igihe, nibutse ko rwose za proje za papa wanjye nkeneye nyine umuntu w'umu electricier, kandi ndabizi neza ko rwose wowe nta kibazo na kimwe ujya uburira igisubizo. Ndifuza ko rero washaka nyine ukuntu ngenza, kubera ko ndashaka nyine umuntu ufite ubumenyi burenze. Nyine nawe urabizi ko ari amaproje ya papa aba ari amaproje arenze. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko mbise ntekereza umuntu, hari nyine umusore witwa Maxi, ndabizi nyine arashoboye cyane, sinzi yenda niba nyine ari ku rwego rwa kampani za papa wawe, ariko ni umutipe ushoboye. Ndumva nabahuza rero maze mukazahura nyine akakwereka ahandi hantu hose yagiye yensitara, ukareba niba nyine byaba bimeze neza. Naho rero Doriane ati ubundi nicyo ngukundira nyine mba mbizi ko ibibazo byanjye byose uri bubisubize, nta kibazo wowe nyine uzampe kontakite ze maze nzamuvugishe, ubu nyine azanyereka ndebe nyine ibyo yagiye akora, nzahita amenya niba namufata cyangwa se yamfasha gushaka undi muntu bitewe nyine uko nzaba mbibonye. Uyu mushuti we rero ntabwo atinzamo nyine ahita amuha nimero. Ku mugoroba rero Doriane ageze mu rugo nta kindi yagombaga gukora uretse guhita nyine ahamagara Maxi maze akamubwira ko nyine ashaka ko amufasha. Maxi rero yamubwiye ko ubu ngubu atari hano muri uyu mujyi, ariko ko nyuma y'ejo azaba hari. Bavuganye rero aho bazahurira kugira ngo nyine abe yamwereka ahantu hose yagiye yensitara, amwereka ayo mazu yose uko ameze, noneho Doriane arebe niba nyine byaba biri ku rwego nawe yifuza ko nyine uyu musore yamukorera. Umunsi rero wo guhura na Maxi nk'ibisanzwe nyine Doriane yabwiye papa we ko afite gahunda, anamubwira nyine uwo bagiye guhura. Papa rero yamubwiye ko atagomba kwijyana, n'ubundi agomba kujyana nyine n'umuntu uri bumucungire umutekano. Gusa nyine n'ubundi barajyanye, ariko bagiye kuhagera Doriane yamusabye ko yava mu modoka maze akaba amutegereje. Gusa nyine Doriane yigiye imbere gato abona iyi karitsiye Maxi yabagamo yari karitsiye y'akajagari, yari karitsiye rwose ubona yabamo n'ibirara byinshi, mbese yari karitsiye iteye ubwoba, ureba ukabona nta mutekano urimo, dore ko iyi modoka ya Doriane ariyo yonyine yari kugenda muri iyi karitsiye, abandi bose bagendaga n'amaguru ndetse rwose n'amagare, nta yindi modoka n'imwe yari irimo. Akihagera yagize ubwoba ati karitsiye se kandi ni bwoko ki? Hano hantu se ubu haba koko umuntu ufite ubumenyi nk'ubwo ndi gutekereza kuri Maxi? Gusa yahise amuhamagara ati ubanza hari nayobye, iyi karitsiye sinibaza ko rwose yaba ari yubamo. Maxi rero yamubajije ahantu ari, maze nyine Doriane arahamurangira. Maxi yaramubwiye ati gira imbere gato ugiye kungeraho, ndaje rwose nsohoke urahita umbona. Yarasohotse rero we kuko rwose yabonye iyo modoka ahita atekereza neza ko ari uje kumureba, yarayitangiriye maze Doriane arahagarara. Doriane yamanuye ikirahure ahita amubwira ati ndakeka waba uri Maxi. Maxi nawe ati yego, gusa nyine umbabarire kuba naba naguteje stress. Naho rero Doriane ati oya nta kibazo icyangombwa nuko nkugezeho, ati ahubwo se biro yawe nyine iri hehe ngo tuba ariyo tujyamo? Maxi yabaye nk'ubitekerezaho ahita amubwira ati iri hano imbere gatoya, ngwino makwereke. Baragiye rero bagenda n'amaguru, bagenda banyura mu bantu benshi, maze binjira nyine ahantu mu gipangu. Ndetse amubwira ati rero kubera ko nyine ndi gutangira ntabwo mfite biro nini cyane, gusa nyine nkorera hano mu rugo, ndakeka ko bizageraho bikagenda neza. Birumvikana nyine Doriane we ntabwo yari yisanzuye, yarebaga hano hantu akareba uyu musore atazi, agatekereza ati none yaba ashaka kumpemukira. Maxi rero nawe yafashe mashine ye, ariko agiye gutangira nyine kumwereka ahita abona uyu mukobwa ameze nkaho rwose adatuje,
yaramurebye abona ari kureba ukuntu ntabwo atekanye, ameze nk'umuntu ufite ubwoba. Yahise amubwira ati hanyuma rero hano hafi hari ahantu hari resito nini kandi rwose yisanzuye birimo n'abantu, ndi gutekereza ko rero dushobora kugenda maze tukicaramo tukaba ariho tuganirira, ahari byakubera byiza kurusha. Doriane rero yabaye rwose nk'aho bamuruhuye, yahise yikiriza cyane ataramara no kumubwira ibyo yamubwiraga, ati yego rwose ndumva ibyo byanshimisha. Bahise bahaguruka rero baragenda, dore ko uyu musore nyine yari umusore witonda cyane, ariko nanone Doriane utari unamenyereye kwijyana ahantu ariho hose, noneho iyi karitsiye yabonaga yinjiyemo yumvaga rwose asa naho nta mutekano afite. Bari mu nzira rero bagenda, Max yaramubajije ati none se ukunda ibyo kurya nyine bya gakondo? Naho rero Doriane ati cyane rwose ndabikunda, ni nabyo kandi nkunda kurya kubera ko bituma nyine mbasha kujya ku murongo sinongere ibiro cyane. Max rero aramubwira ati ndakeka ko rwose iyo resto uza kuyikunda, ikindi kandi ntuhangayike, imodoka yawe rwose ifite umutekano, ntugire ikibazo. Ahantu rero bagendaga banyura habaga hari utuntu tumeze nk'utu esikariye, Max yaramufataga maze akamumanura. Ni nako kandi uyu mukobwa yamwitegerezaga ukuntu nyine uyu musore atuje, ndetse rwose bigaragara ko nubwo aba muri karitsiye wagira ngo ni iy'amabandi, ariko we nyine ari umutipe utuje kandi wiyubashye, ndetse yarebaga ukuntu ari kugenda amuha keya maze akagenda atekana kurushaho. Bakigera muri resto baricaye maze batanga komande, babazaniye amafunguro, maze nyine Doriane atangira gufungura, gusa byaramuryoheye maze atangira kubwira nyine Max atumva ntabwo nari nzi ko rwose resto nk'iyi ngiyi yabibaho muri karitsiye nk'iyi, gusa nyine ibi byo kurya ndabikunze cyane, biraryoshye ntabwo ushobora kubyumva. Max ati ntabwo nanjye nari nzi ko uri bubikunde, gusa nyine ndabizi ko ibi byo kurya biba bimeze neza, nuko ntari nzi ko nyine uri buze kubyishimira. Doriane rero kubera ukuntu yari yakunze hano hantu, yasabye Max yuko nyine banakumva n'ayandi mafunguro yose bategura, kugira ngo nagaruka noneho azabe azi neza cyane icyo ari buze gufata. Max yarabimwemereye maze batanga komande y'amafunguro yose bategura hano kugira ngo bumve nyine uko ameze. Doriane yarishimye biramurenga, banyweye nyine n'ibyo kunywa bya gakondo byabo hano, ibintu ataherukaga habe na gatoya. Basubiye rero hahandi nyine mu rugo kwa Max, dore ko noneho Doriane yari yamaze gutuza ndetse yamaze no gutinyuka uyu musore, ntabwo rwose yari akimufitiye ubwoba. Baricaye rero mu nzu maze ahita amubaza ati gusa nyine ushobora kuba ufite abakiriya benshi cyane? Max ati kubera iki? Naho uyu mukobwa ati kubera nyine ukuntu wakira abakiriya bawe. Ati none se mbabarira umbwire, ni nk'abakiriya bangahe wajyanye hari ahantu wanjyanye? Max ati ntumbwire ko ariyo mpamvu wambwiraga ko nshobora kuba mfite abakiriya benshi. Ndashaka kukubwira ko ari inshuro ya mbere njyanye umukiriya wanjye hariya, nta wundi mukiriya n'umwe nigeze mpajyana. Naho rero Doriane ati nibyo se koko? Ati noneho ushatse kuvuga ko nyine ndi umukiriya w'umwihariko? Max ati cyane. Ati gusa nizere ko nyine wahakunze. Doriane ati yego nahakunze birenze ibikenewe, ahubwo nyine biramutse bishoboka ni ukuri nazagaruka indi nshuro. Max ati ni karibu cyane, uzongera rwose ugaruke, ndahari nanjye kuzongera tukajyanayo, gusa nanjye nagize ibihe byiza. Ni nako kandi Doriane nawe yamubwiraga tumva nagize ibihe byiza nishimye, ntakubeshye wabibonye ko ntari kubasha kubumba umunwa, ndi gutekereza ukuntu ibintu byose byari bimeze neza maze nkumva rwose nkeneye kumwenyura buri kanya. Max ati nabikunze cyane, biragaragara ko nyine uri umukiriya wishimye. Doriane rero yatangiye nyine kumubwira ati noneho nta kibazo twasubira nyine ku bya bizinesi. Naho rero Max yaramweretse ibyo yagombaga kumwereka, maze Doriane abishima byose nk'uko yabimweretse. Yaramubwiye ati rero ndaza kugenda nyine mbyereke boss wanjye, ubwo ngubwo ndakeka nzaguhamagara cyangwa nkagaruka kukureba, gusa icyizere ni cyose nkurikije ibyo nabonye, ndakeka rwose ko boss wanjye nawe ari bubyumve cyane. Max rero yaramuherekeje maze rwose amugejeje ku modoka, n'ubundi yarongeye amusezeraho. Ariko nyine icyo batari bazi ni uko wa musekirite bari bamuhaye yari yakomeje kubakurikira ahantu hose,
kubera ko nyine papa wa Doriane yabaga yaramubwiye ko atagomba kujya kure y'umukobwa we kubera ko icyamubaho cyose yakimubaza. Doriane rero mu kugaruka yahise abona ko nyine uyu musore yari yabakurikiye, dore ko yari yarenze kure aho yari yamusize. Bagiye mu modoka rero maze Doriane ahita amubaza ati none se nkubaze, umusore twahuye wamubonye? Uyu musekirite yahise amubwira ati cyane namubonye rwose. Doriane yahise amubaza ati none se urabona ari umwizerwa ku buryo umuntu yamwizera maze bagakorana business? Naho rero uyu musekirite yahise amubwira ati yego rwose mwakorana business ahubwo n'ibirenze. Doriane ati ibirenze se urashaka kuvuga iki? Naho rero uyu musekirite yahise amubwira atumva nyine nabakurikiranye ahantu hose, nabonye ukuntu nyine yitwaye neza igihe yari akujyanye iwe n'igihe yakujyanye muri resto, nabonye ukuntu ari we wishyuye ibyo kurya mwafashe, ndetse rwose nabonye ukuntu yari akwitayeho, ukuntu wabonaga rwose ari umusore utuje. Byose rero byanyeretse yuko nyine ari n'umuntu umuntu yakwizera, ndetse rega mukaba mwaba n'inshuti biramutse bibaye ngombwa. Doriane rero we yari ari kumwenyura, dore ko kano kanya yari ari kwibuka ibihe byiza byose yagiranye n'uyu musore. Mu by'ukuri ibyo yabazaga byasaga no kwibarishwa, kubera ko mu mutima we yari yamaze kwemeza neza cyane ko gukorana bizinesi na Max nta gihombo kirimo, ndetse rwose ko atazigera abyicuza na rimwe. Uyu musore rero w'umusekirite nawe wari umenyereye kugendana na Doriane cyane, yahise amubwira ati rega mabuja, ntakubeshye rwose ni n'ubwa mbere nkubonye wishimye gutya, ni ubwa mbere nkubonye useka, ni ubwa mbere mu mateka. Birumvikana rero yuko umuntu mwahuye uyu munsi atari umuntu usanzwe, ahubwo ashobora kuba ari umuntu nyine w'ingenzi. Ku rundi ruhande rero Max we yasubiye mu rugo maze ahita afata telefone ye akomeza kujya ku mbuga nkoranyambaga areba nyine amafoto ya Doriane. Mu kanya gato umusore babana yarinjiye maze asanga Max yatwawe wese ari kureba amafoto nyine y'uyu mukobwa maze akamwenyura. Uyu musore rero yarungurutse muri telefone asanga nyine amafoto Max ari kureba ni ya yandi n'ubundi asanzwe ahora areba, dore ko bitari ubwa mbere areba uyu mukobwa mu mafoto, yari asanzwe amuzi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rwose yaramukurikiranaga, yahoraga areba amafoto ye maze rwose akamushimisha. Uyu musore rero w'inshuti yahise amubaza ati Max, uracyari muri za nzozi zawe? Ariko wakangutse rwose ko umeze nka wa wundi warose afite zahabu nyinshi nyamara nta kintu na kimwe yari yifitiye. Nawe rwose ndabona arizo nzozi urimo. Urabona ukuntu wirebeshwa uwo mukobwa maze ukamwenyura, uba watwawe wese. Ariko jya ubanza wirebe, urebe ahantu uba, urebe ubuzima ubamo, urabona ko ukwiriye kureba uwo mukobwa bigaragara ko ari uwo mu bakire, ndetse rwose yambara ibihenze, asohokera ahahenze, umukobwa ugenda mu modoka ihenze. Kubera iki ukomeza kureba uwo mukobwa? Naho Max atumva rero buriya wagira ngo rwose inzozi zanjye zabaye impamo, kuko uyu mukobwa niwe mukiriya ahubwo nari ntegereje ntabizi. Tekereza ko nagiye kubona nkabona yinjiye hano. Uyu musore w'inshuti yaramubwiye atumva mbabarira rwose wirota, nakubwiye ngo kanguka none uracyarota, uyu mukobwa hano muri uru rugo ntabwo byashoboka. Max ati yego, umukiriya nari nakubwiye ndibwirwe ntegereje nta wundi rwose yari uyu mukobwa. Uyu musore rero yaramubwiye ati Doriane niwe wari uraha? Max ati cyane, gusa nyine nkuko nawe utunguwe niko nanjye natunguwe, ntakubeshye nagiye ngiye gufata umukiriya mbonye ari uriya mukobwa, nabuze aho nkwirwa mbura aho ndigitira, ariko nanone nagerageje nyine kwifata kugira ngo rwose atamenya ko nari nsanzwe muzi, ndakeka ko bitari kuba ari byiza cyane. Uyu mushuti wa Max rero yaramubwiye ati cyakoze ndatangaye kubona umukobwa wakunze umukundiye ku mbuga nkoranyambaga, uyu munsi rwose wagiye kubona ukabona murahuye. Gusa nyine ndifuza kumenya niba wamubonye ukabona ameze nk'uko aba ameze ku mbuga nkoranyambaga. Urabona nyine amafoto akunda gupostinga ni amafoto y'umubabaro, ni amafoto y'umuntu uri wenyine udafite ibyishimo habe na mba. Ni nako wamubonye se umubonye amaso ku maso? Naho rero Max ati hoya rwose ntaho bihuriye, noneho ikintu kirenze
amafoto rwose amugaragaza nabi kubera ko ni mwiza inshuro igihumbi kurenza uko agaragara ku mafoto. Ikindi kandi ni umukobwa ushimishije, wishima, unezerwa agaseka. Njye namubonye ndatungurwa, ntakubeshya twagiranye ibihe byiza, ntabwo ushobora kubyumva. Uyu mushuti we ati ndababaye kuba rwose utampamagaye, ndumva nifuzaga kubireba n'amaso yanjye. Max ati mba nawe kandi wagira ngo uze kumvangira maze umunezero wanjye uwangize. Ahubwo nyine nibutse rwose ko ngomba kumuhamagara nkanamubaza niba yageze mu rugo neza. Uyu musore w'inshuti ati have, rekeraho rwose, wikwihutisha ibintu bigenze gakeya, we kumwereka ko rwose wahise nyine uhaguruka, ahubwo ugende gake maze tubanze turebe niba uko wiyumva nawe ariko yiyumva, tubirebe buhoro buhoro. Naho rero Max ati nakubeshye kwihangana sinabishobora, tekereza nawe ibintu ntatekerezaga ko bizigera bimbaho none bikaba byabaye. Urumva koko nakomeza gutuza? Kandi ndabizi neza yuko niba byabaye nta ruhare mbigizemo, n'ubundi ninamuvugisha ntabwo ari bubigire birebire, byose biragenda neza ndabyizeye. Umunsi rero wakurikiye, Doriane yagiye kubwira inshuti ye uko nyine yahuye na wa musore yamurangiye. Yaramubwiye ati gusa nyine ntabwo wakumva ukuntu aba muri karitsiye iteye ubwoba, ni ubwa mbere ngenda nigeze ahantu hameze kuriya. Tekereza ko numvaga ubwoba bwanyishe, gusa nyine ikintu gitangaje ni uko nyuma ahubwo byarangiye numva iyo karitsiye nayisanzuyemo, wagira ngo nsanzwe nyibamo. Gusa nyine uriya musore aratangaje, uretse kuba ari ibogari nyine no kuba ari umunyabwenge cyane, ni n'umuntu nyine uzi kuganira. Noneho yanjyanye ahantu muri resto turasangira, ndishima, ntakubeshya nahagira ibihe byiza ku buryo udashobora kubyumva. Mbese ni umwana mwiza ku buryo numva nifuza kuzongera kubonana nawe, ariko nyine atari ibya business, n'ubundi akongera akansohokanira nk'ahandi hantu, cyangwa niyo yansubiza aho twagiye. Uyu mushuti rero yatangiye kumuseka ati hoya se kandi ntumbwire, ndumva rwose wagira ngo ahubwo uwo musore waramukunze kurusha nyine uko wamushakira kugira muri business. Wagira ngo rwose waramukunze nyine nkurikije ibintu uri kumbwira n'uburyo uri kubivuga, ubona rwose nyine uri kubivuga mu buryo budasanzwe. Doriane ati hoya nta bidasanzwe nyine, ariko nyine ni ukuri narishimye cyane, nahagira ibihe byiza ku buryo numva nyine nifuza kuzongera kubibona. Erega ujye umenya ko ngiyewe ari gake cyane nishima. Papa wanjye urabizi nyine atuma ubuzima bwanjye bubiha, buri gihe abashaka ko mba n'igihe nyine mba meze nk'umuntu wihebye, ntabwo ajya atuma nirekura ngo nishime. Rero uwo munsi nyine urumva wari umunsi udasanzwe kandi wari umunsi utangaje. Ntakubeshye rwose warakoze ahubwo kumpuza n'uriya musore, kubera ko rwose niyo tutakongera guhura ariko nibura rimwe mu buzima bwanjye nagize ibyishimo kandi mbigira amasaha menshi. Ku rundi ruhande kandi Doriane yabwiye papa we nyine ko yabonye umuntu uzabakorera ibyo bifuzaga. Papa we yaramubwiye ati nta kibazo mwana wanjye urabizi nyine ndakwizera. Doriane rero yahamagaye umusore maze amusaba ko yazaza iwabo kugira ngo nyine abe yahura na papa we. Yaraje rero maze Doriane abwira papa ati uyu rero ni wa mu electricien nakubwiraga. Naho papa ati nizere ko mwavuganye ibintu byose mwabishyize ku murongo. Doriane ati cyane, ariko nifuzaga ko nawe wamubwira verisiyo yawe. Papa ati ntabwo ari ngombwa mukobwa wanjye, urabizi ndabizi ko uri umukobwa ushoboye kandi nyine ndakwizeye. Naho Doriane ati kubera ko ari umushinga wawe numvaga ari byiza ko nyine wamubwira uko ubyifuza, kubera ko wowe nyine ahari hari icyo wakongeraho ku cyo navuze. Papa ati oya rwose nta kibazo, gusa kubera ko ari hano ntacyo twavugana. Yabajije rero uyu musore aho avuka, uyu musore nawe arahamubwira. Naho papa wa Doriane yahise amubwira ati aho hantu ndahazi, niho na Doriane yavukiye, ariko nanone nahagiriye amateka mabi, nahagiriye ibihe bibabaje. Uyu musore yaramubwiye ati hangane. Naho rero papa Doriane ati oya nta kibazo, ibyo n'ibyo hashize ni n'ibya kera rwose sinkibyibuka kuko amateka yarahindutse. Ubu rwose nyine ubuzima bwabaye bwiza, ntabwo ngihangayitse, nta nubwo nkibuka cyane nyine ibyambayeho, nuko wari uhavuze gusa. Yamubajije rero ibyo yize, amubaza abantu yagiye akorera. Uyu musore yarabimubwiye maze papa Doriane yumva rwose ari convaincu ko uyu musore azakora akazi neza. Yaramubwiye ati rero
wowe n'umukobwa wanjye mubisozanye, ahubwo se ndifuza kumenya aka kazi uzagakora igihe kingana iki? Max yaramubwiye ati ndamutse mfite ibyangombwa byose byuzuye nagakora mu gihe cy'ibyumweru 2 naba ngashoje. Naho rero papa wa Doriane yaramubwiye ati nta kibazo, byose rwose ndaza kubishyira ku murongo, maze nyine ubundi utangira akazi. Ndifuza ko wabikora bikava mu nzira, gusa nizere ko utazantenguha kubera ko nari nkeneye umusore w'umuhanga uzankorera ibintu neza akabishyira ku murongo. Inzu zanjye ziba ari inzu zifite agaciro k'amafaranga menshi, ntabwo rero rwose ngomba kuzinsitara mu buryo butari uburyo bwa gihanga. Naho rero Max ati ntugire ikibazo rwose bosi, ndabizi neza ko n'ubutaha uzongera ukampa akazi kuko nzabikora neza cyane. Papa rero wa Doriane yamaze kugenda, maze bararebana baramwenyura, wabonaga rwose basa nkaho bafite ibintu byinshi bakabaye babwirana, ariko buri wese akifata ku ruhande rwe. Max yahise amubwira ati rero wavukiye muri quartier nanjye navukiyemo? Naho Doriane ati yego rwose, ahubwo nyine ndatunguwe kumenya ko twavukiye ahantu hamwe. Max rero yahise amubwira ati ndishimye cyane. Naho Doriane ati hanyuma se hantu nyine wanjyanye harya hitwaga ngo iki? Naho Max yahise amwibutsa Doriane ati ndumva natangiye kuhakumbura, ati none se nzaze nyine twongere dusubireyo? Max ati cyane rwose, uzaze dusubireyo nta kibazo ndahari, dore ko rwose nanjye nahagiriye ibihe byiza, nongeye kubona undi munsi ndi kumwe nawe byanyura kurushaho. Doriane rero yarishimye, maze aramubwira ati kandi ukuri warakoze ku bwa buri kimwe cyose. Naho rero Max yahise amubwira ati ndebera rero za dosiye nyine z'ibyerekeranye n'akazi, kubera ko ndashaka kubishyira ku murongo kandi bidatinze. Ntabwo nshaka ko papa wawe azambona nk'umusore w'umunebwe, ndifuza ko nyine abona ko nshoboye. Naho rero Doriane ati humura rwose, njye namaze kubibona yuko kukwizera nta gihombo na gito kirimo. Doriane rero avuye guherekeza Max, yahamagaye wa mushuti we, maze aramubwira tumva uzi ko se Max nyine avuye hano, ariko ndakubwiza ukuri uriya musore ni umuhanga sinjya mbimenyera. Uyu mushuti we yaramubwiye atuzi inshuro umaze kumbwira ko Max ari umuhanga, umaze kubimbwira inshuro zirenze 1000. Doriane ati tekereza ko numvaga ari ubwa mbere bivuze, ati kubera ukuntu nyine ntari kubimenyera, sinzi impamvu nyine mbivuga inshuro nyinshi cyane. Uyu mukobwa rero w'inshuti ye yaramubwiye ati ariko ntabwo nzi impamvu, ahubwo uwo musore wamuhaye agaciro cyane, ni ubwa mbere ngiye rwose numvise umuntu wahaye agaciro gutyo. Doriane ati nanjye ntabwo rwose nzi impamvu, gusa nyine uyu musore yarantunguye. Ukurikije ahantu namusanze ntabwo wari kumenya yuko afite ubu bumenyi bwose, ahubwo ndibaza ukuntu umuntu w'umuhanga gutya yaba aba muri quartier nk'iriya. Sinumva ngiye ikibazo afite, none se ubundi ubu ntabwo ajya abona utuzi twiza? Simbizi, ariko ahari yenda nzicara nganire nawe nzamenya byinshi bimwerekeyeho. Ariko ntakubeshye aratangaje rwose, warakoze kumpuza nawe mpora mbikubwira. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ngaho rero ngurira akantu nyine, niba naraguhuje n'umuntu w'ingenzi ngaho ngurira akantu. Ntabwo byatinze rero Doriane yahise amwoherereza amafaranga kandi menshi, atumva ukore buri kimwe cyose, ujye muri salo bagukorera make up, bagusiga inzara, bagusuka, wajya muri resitora ihenze ite, ukore buri kintu cyose ushaka, nushaka ujya no gushopinga, kubera ko rwose ndumva nishimye. Naho rero Max wageze mu rugo, wa musore baba babana yamubajije ko umunsi we wagenze. Max yaramubwiye ati wagenze neza cyane, nyine Doriane yantumiye iwabo, nahuye na papa we, ubu tuvugana natangiye akazi. Uyu musore yaramubwiye ati ntabwo ibyo bintu bishoboka, none se bakwakiriye gute? Nawe ati banyakiriye neza cyane, ariko icyakwereka ukuntu iwaba ari mu bakire, ndakubwiza ukuri urahagera ukireba ukibura. Uyu musore inshuti yahise amubwira ati ahubwo niba uriya mukobwa yaragutumiye iwabo, nuko rwose nawe akwiyumvamo, ahubwo njye ndi wowe nari no kuhava rwose mfashe irembo, nari kuhava mvuze ijambo. Naho rero Max yarasetse ati iwanyu rero nuko mubigenza, iwanyu rwose mwaba nta muco mugira. Ati ariko rero ku rundi ruhande nawe rwose ntugagakabye, uriya mukobwa nibwo tukimenyana,
noneho ikirenze kuri ibyo, uriya mukobwa ari hejuru cyane ku bicu, naho njyewe ndi hasi, nta hantu na hamwe rwose duhuriye. Reba nawe ukuntu waba ari mu bakire, naho njyewe reba aha hose ndacyafite akazi kenshi ko kugira ngo mbashe nyine hano hantu kuhagira neza, mbese mbashe kugira icyo nkora no kugira icyo ngeraho. Uyu mushuti rero yaramubwiye ati ndabizi neza ko ejo hazaza hawe ni heza cyane, uri umuhanga urabizi, kandi ikindi utangiye kujya ubona utuzi nyine tuguhemba amafaranga menshi, ejo hawe ni heza kandi ibyo byose utekereza uzabigeraho. Jya wiyizera kuko njyewe namaze kukwizera, mba mbona nyine uri umuntu rwose udasanzwe. Naho Max yaramubwiye turakoze kuba rwose untera imbaraga, gusa nanjye inzozi zanjye ni uko nazagira icyo ngeraho maze nkazabasha kubwira uriya mukobwa ko mukunda. Naho ubu nonaha tuvugana ntabwo rwose iryo jambo narihingutsa, kubera ko nyine nta hantu na hamwe duhuriye. Iminsi rero yakurikiye, Max yahamagaraga nyine Doriane buri munsi, kubera ko yagombaga nyine kumuha ripoti y'uko byagenze. Umunsi umwe rero Doriane noneho yahamagaye Max maze aramubwira ati ndakwinginze rwose, ndakwinginze mbabarira umfashe, kubera yuko ndifuza gufata amafunguro muri ya resto, ndumva nyashaka bikabije. Max rero ataramusubiza, Doriane yahise amubwira ati kandi ntuhangayike, kubera ko rwose fagitire ndaza kuyishyura. Max aramubwira ati hoya, ibyo rwose ntabwo ari cyo kibazo. Naho Doriane ati none se ikibazo ni ikihe, nta mwanya ufite? Max ati hoya, nta kibazo na kimwe gihari, ahubwo nyine ndi gutekereza ko wakabaye wimbwira uri mu nzira. Naho rero Doriane ati urabyemeye ko turi bujyane? Max ati cyane. Doriane ati mu minota mike cyane ndaba maze kwitegura. Max ati gira vuba ahubwo utaza gusanga nyine ibyo kurya byakonje. Doriane yahise ahaguruka yishimye agenda aseka, ari hafi rwose kubiririmba, wabonaga ibyishimo bimurenze ko agiye gusubira muri iyi resto ndetse akaba agiye gusangira n'uyu musore. Nyamara ku rundi ruhande Max nawe yari ari kwisetsa, yumvaga nyine ibintu bye bitangiye kugenda byikora, dore ko aho kugira ngo abe ari uhamagara uyu mukobwa basubire muri iyi resto, ahubwo niwe wari umwihamagariye. Ibintu rwose byamushimishije, dore ko yari amaze iminsi abitekereza, ariko nanone akajya amubura imbaraga zo kubikora. Doriane rero yariteguye, maze asohotse ahita asanga papa we yicaye muri salo. Yahise amubaza ati hanyuma se ugiye hehe? Doriane ati nyine papa, ati hari inkweto naguze, none rwose nasanze taro zifite atariyo nifuzaga, hanyuma rero nifuzaga kuzisubizayo. Papa ati hanyuma se kubera iki wirushya iyo bahamagara bakaza kuzitwara nk'uko bazikuzaniye? Doriane ati hoya, ntabwo nshaka ko bakomeza bampa izo ntashaka, ndifuza kugenda nkagerayo maze nkihitiramo izo nshaka, izo nkunze nkaba arizo mfata. Papa ati inkweto? Ati inkweto se ugiye gusubizayo ubundi zirihe? Naho Doriane ati ngizi hano. Yahise amuhereza rero urukweto, wagira ngo rwose byose yari yabiteguye neza cyane, wagira ngo yaranabizi ko ari buze kumubaza urwo rukweto. Yari yazanye nyine inkweto nshyashya yari aherutse kugura. Yahise amubwira ati dore ngizi rwose papa. Papa we rero yarebyemo maze asanga ko izi nkweto ni nshyashya, ntabwo zirakandagira hasi. Yahise amubwira ati genda, ariko uze kuzirikana gutaha kare, kandi ikindi ujye wirinda, ujye umenya ko nyine hanze nta mutekano uba uhari. Naho rero Doriane yaramubwiye ati urakoze papa, byose rwose ndaza kubyubahiriza. Gusa papa yahise amubwira ati buretse gato. Yahamagaye wa musekirite akunda kubwira ngo amuherekeze, n'ubundi aramubwira ati iherekeza umukobwa wanjye. Ariko uyu we ntacyo yari amutwaye, kubera ko yari amaze kuba inshuti cyane na Doriane, ku buryo nyine iyo bageraga mu nzira Doriane yamubwiraga ibyo yifuza gukora byose, maze uyu musekirite akamuha umwanya akisanzura, nta kibazo rwose kibirimo. Doriane rero akigera kuri Max yaramusuhuje maze aramubwira ati wambaye neza cyane. Doriane ati ariko nawe rwose wambaye neza. Bagiye rero muri ya resto yabo maze baricara batanga komande. Bari rero gufata amafunguro, Max yahise amubwira ati ariko hari ikintu nifuza kukubwira, gusa nyine umbabarire ntubyakire nabi. Ndashaka kukubwira yuko nakumenye mbere yuko duhura,
Uyu musore rero ntabwo rwose yari umusore w'umunyamanyanga, ndetse yifuzaga ko buri kintu cyose yakibwizaho kuri uyu mukobwa yari yarakunze kera. Ntabwo yifuzaga ko hari ikintu na kimwe cyazatungurana maze kikaba cyakwangiza umubano wabo. Doriane yahise amubaza ati wamenye mbere y'uko duhura gute se, kandi ko ntari umusitari ngo uransanga ku mateleviziyo n'ahandi, waba rwose waramenyeye hehe? Naho rero Max ati urumva nyine nabonye amafoto yawe bwa mbere aho wari wambaye ingofero y'umukara n'ikanzu y'umukara, isakoshi y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, hose wari umukara, ndetse byagaragaraga cyane rwose ko ubabaye. Nubwo nyine icyo gihe nubwo byagaragaraga ko ufite umubabaro mwinshi, ariko ubwiza bwawe nanone bwarengaga ibyo byose maze bigatuma buri muntu wese ahita akubona. Doriane yahise amubwira ati noneho ndabyumvise, amafoto yanjye wayabonye kuri IG? Naho rero Max ati yego, hari ku itariki 17 z'ukwa munani nibwo bwa mbere nabonye amafoto yawe. Naho rero Doriane ati yego ndabyibutse neza cyane, itariki 17 z'ukwa munani nibwo mama wanjye yitabye Imana. Hanyuma rero yitabye Imana mfite imyaka 5 gusa. Nyuma yaho rero nakomeje kugenda mwibuka buri gihe iyo tariki yo yageraga, niyo mpamvu rero wambonye nambaye gutyo. Max yahise amubwira ati umbabarire cyane ni ukuri, kandi ndakwinginze rwose umbabarire, kubera ko nshobora kuba rwose nongeye kukwibutsa ibihe bidashimishije kuri wowe, gusa ntabwo nari mbizi, ariko nanone numvaga ngomba kukubwiza ukuri yuko rwose nakubonye mbere yuko duhura. Doriane yaramubwiye ati nta kibazo rwose, kubera ko nyine ibyo ni ibintu bisanzwe kandi nyine ntacyo bimpinduyeho, humura. Naho rero uyu musore nyine yahise amufata mu kiganza maze aramubwira ati hanyuma rero hari ikindi kintu nyine nifuza kukubwira. Doriane yaramubwiye ati nta kibazo rwose wambwira. Yaramubwiye ati ndifuza nyine kukuba iruhande, ndifuza kandi kuba byinshi kuri wowe, ndifuza kuba musaza wawe, ndifuza kuba inshuti yawe, ndetse rwose ndifuza kuba n'umukunzi wawe, ndifuza kuba hafi yawe ku buryo menya buri kimwe cyose mu buzima bwawe, kandi ni ukuri ntabwo rwose uzigera ubyicuza nuramuka unyemereye kuba nakuba iruhande. Yakomeje rero amubwira ati amarangamutima yanjye rwose yakunyerekejeho na mbere y'uko duhura, gusa nanone birashoboka ko wowe waba atari kubyumva, ndetse waba wumva rwose utampa ubwo burenganzira, nabyo kandi nabyumva kuko ni uburenganzira bwawe, kandi nanone ntabwo rwose nashyiraho imbaraga kugira ngo wiyumve kuko nanjye niyumva. Gusa nanone ikintu nshaka kukubwira nuko ni ukuri niteguye kugushimisha, niteguye kuba byose byawe uramutse ubinyemereye, kandi nanone izi nshingano rwose zo kugushimisha nazifashe na mbere y'uko duhura. Twahuye naramaze kugukunda, ndetse rwose naramaze gutekereza ko ndamutse ngize amahirwe yo kukubona mu buzima bwanjye nagutetesha kandi nkakubera byose. Gusa nanone ntabwo bikuyeho ko nakubwiye yuko nanone uko ubyumva uramutse wumva nyine bitashoboka nabyo nabyakira nta kundi, nubwo rwose atari byo nifuza. Doriane rero yahise amubwira ati hoya rwose ntabwo igisubizo cyanjye kiri bube hoya, nta nubwo kandi ndi bubihakane, kuko nanjye nkeneye umuntu nk'uwo mu buzima bwanjye. Ubwo rero uziye igihe rwose kuko nari ngukeneye. Ibintu rero byabaye byiza kurushaho, dore ko nyine bahise bakomeza gusangira, gusa bose bari bishimye ku mpande zombi, ndetse n'ibiganiro byari byahindutse, bari kuganira ku buzima bwabo, imibereho yabo bakiri batoya, inzozi zabo n'ibyo bifuza kuzageraho igihe bazaba barakuze. Amasaha rero yaragiye arisunika, bagombaga gutandukana kubera ko bwari bwije. Doriane yaratashye maze akigera mu rugo yinjiye mu cyumba cye, nta kindi kintu yakoze uretse guhita yikubita ku buriri maze agatangira guseka. Atari ko urukundo ruraryoha, sinigeze ntekereza ko hari umunsi nzakunda umuntu
maze rwose tukaba turi kumwe nkumva rwose nibereye muri paradizo yanjye. Yatangiye rero gutekereza nyine amagambo yaganiraga na Max, gusa muri ako kanya telefone yahise isona. Yasanze rero n'ubundi ari Max wamuhamagaraga, ati nifuzaga kumenya ko wageze mu rugo amahoro. Doriane izi keya ntabwo yari azimenyereye, yaramubwiye ati yego nageze mu rugo amahoro kandi wakoze cyane ku bwa buri kimwe, ndishimye ndumva rwose meze neza ahantu hose. Max ati ndishimye nanjye rwose kuba umeze neza, kandi nari nguhamagaye kugira ngo nanakwifuriza ijoro ryiza, uze kurota neza kandi mu nzozi zawe haze kuzamo ibyiza gusa ndetse n'ibyo wifuza mu buzima. Doriane rero mu mutima yahise atekereza ati nta kindi nifuza kurotera ijoro uretse kuza kukurota, ariko ibi yabitekereje buhoro maze ntiyabibwira n'uyu musore. Basezeranyeho rero, maze Doriane yongera rwose kuryama ku buriri akomeza kwitekerereza. Mu kanya gato mesaje zatangiye kuza kuri telefone, arebye asanga ni Max n'ubundi ukimwandikira ati mukunzi rwose ndumva nananiwe gufatanya ijisho, dore ko ndi kugutekereza, ndi gutekereza ubwiza bwawe, amagambo yose twaganiriye maze rwose gufatanya ijisho bikanga. Nyamara Doriane nawe niko byari bimeze, yaramubwiye ati nanjye niko bimeze, gusinzira byanze, ndi kwiyibukira ibihe byiza twagiranye, gusa ndishimye nicyo kintu cyonyine mbashije kuba nzi. Max nawe ati nanjye hari ikindi kimwe nzi neza cyane, nuko rwose ngukunda kandi numva umutima wanjye unezerewe. Bakomeje rero guterana imitoma, bandikirana nyine ku mamesaje, ariko buri wese ku ruhande rwe ari kumwenyura ari wenyine, mbese ubona buri wese afite ibyishimo bidasanzwe. Nyuma y'iminsi rero wa musore w'inshuti ya Max yaramubwiye ati ni ukuri mba numva ngufitiye ishyari cyane, uzi ukuntu ngewe umukobwa dukundana aba mfata nabi, ndamwandikira ntansubize, ndamuhamagara ntiyitabe, kandi ni ukuri ndamukunda, ariko nanone amaze gutuma umutima wanjye uhinduka ibuye neza neza. Mba numva rero ngufitiye ishyari wowe ukuntu wahuye n'umukobwa witonda, umukobwa w'umwana mwiza ugukunda bya nyabyo, noneho umukobwa wo mu bakire. Uriya mukobwa nanjye niwe nari nkeneye, gusa iyo nza kuba wowe ubu mba nararangije kumwambika impeta kera, ntabwo rwose aba akigenda mu muhanda nta mpeta yambaye. Max rero yaramwenyuye ati hoya rwose buriya bavuga ko inkoni ihira igihe, nta mpamvu zo kwiruka, ikindi kandi ibintu byose bigomba kugenda neza ku murongo, nta kinyirukansa. Uriya mukobwa ni kado Imana yanyihereye, hanyuma rero nta muntu n'umwe wanyambura kandi Imana ariyo yampaye, niyo mpamvu ngomba kubigenza gake, n'iby'imbere rwose ndabizi ko Imana iba iri kubintegurira. Uyu mushuti we yaramubwiye ati cyakoze nkwifuriza ibyiza kubera ko nawe uritonda, urabizi ibintu byose kandi ubishyiramo umuhate, niyo mpamvu rwose nifuza ko nawe wabona ibyiza, ndetse rwose ibyo wifuza byose wabibona. Kuba rero warahuye n'uriya mukobwa ni ukuri nanjye mba numva nezerewe, ukuntu wari waramukunze igihe kinini, ndetse rwose utazi neza ukuntu muzahura, ariko byose Imana yabikoreye igihe maze murahura, nibura umwe muri twebwe arishimye, ameze neza mu rukundo, ibyo nabyo rwose nibyo kwishimira. Ntibyaje gutinda rero, Max yaje gukora ka kazi maze aragasoza. Byabaye ngombwa nyine ko Doriane yereka papa we nyine akazi kose Max yari yarakoze. Papa wa Doriane yarishimye cyane maze amubwira ko uyu musore ari mu muhanga cyane, ndetse rwose azi icyo gukora, ko ibintu yabikoze neza birenze uko yabitekerezaga. Yarishimye cyane ati ntabwo nari nzi ko rwose ari uko bizagenda, gusa nakugiriye icyizere kubera ko nzi ko amahitamo yawe aba ndashyikirwa. Doriane yabwiye papa ati ntakubeshye nanjye rwose natunguwe, uyu musore ni umuhanga, akora ibirenze byo wari umwitezemo. Bose rero bishimiye akazi k'uyu musore, maze amaze kuvugana na papa we yahise ajya mu cyumba. Yahamagaye rero Max maze amubwira ukuntu papa we yishimye cyane, ndetse ko rwose akazi yakoze ari akazi k'indashyikirwa. Doriane rero yahise amubaza ati ahubwo se sheri, ko ndeba nyine n'ubundi ufite mashine kandi amasaha yakuze, uri gukora ibiki? Naho rero Max ati hari iyindi kontra mfite, ndaza kumara ukwezi kose rwose ndyama ntinze cyane, kubera ko ngomba kubiha umwanya wanjye nkabikora vuba bishoboka.
Doriane yahise amubaza ati ubwo se nkurikije akazi ufite ubwo waba wabashije kukugira ikintu ushyira mu nda? Max ati urebye nyine sinigeze mbona umwanya wo kurya ibintu bifatika, gusa nanyweye akaji maze njya n'akabiswi. Naho rero Doriane ati ni ukuri ibyo bintu rwose ntabwo ari ibintu byo gufata mu masaha y'ijoro, kandi nyine uba ukeneye imbaraga nyinshi zo gukoresha, wakabaye ufata ifunguro rifatika. Ahubwo se ejo ufite izihe gahunda? Naho Max ati ni hano nyine ngakora akazi kubera ko mfite ibintu byinshi byo gukora, ntabwo nzigera nsohoka ngo mve hano. Max rero yahise abaza Doriane ati none se ko biri iki wabimbazaga? Doriane ati nagira ngo numve niba nazaza kugusura. Max ati ukarinda kubimbaza se? Ati ahubwo ubonye waje rino joro ko noneho byanshimisha kurushaho, ntakubeshye n'ubundi rwose ndakwikumburiye kandi cyane. Doriane ati oya nijoro ntabwo byashoboka, ariko nta kibazo nyine ejo nzaza. Max ati sinjye ndi bubone bukeye, ahubwo si ubungubu ko utumye ndi bubare amasaha nkabona yabaye menshi, kandi mu busanzwe mbona yabaye make kubera ukuntu mba nkeneye kuruhuka, ariko noneho rwose ndi bubone bwatinze gucya. Doriane yarasetse ati ariko rwose nawe ntugakabye, gusa nyine nanjye rwose ndagukumbuye kandi cyane. Basezeranyeho rero bifurizanya ijoro ryiza nk'ibisanzwe, maze mu gitondo Doriane yarabyutse atuma nyine umukozi wabakoreraga kumuhahira ibintu byose yari akeneye. Yifuzaga gutegura amafunguro adasanzwe maze akaza kuyashyira umusore udasanzwe ari we Max. Yifuzaga ko rwose uyu munsi ari buze gufata amafunguro yateguye, dore ko kandi yatekerezaga neza ko n'ubundi atabonye umwanya wo gutegura, ndetse rwose ko yari amaze iminsi arya utuntu tudafatishije tudashinga. Uyu munsi rero yifuzaga kumuha keya zishoboka zose. Naho rero ku rundi ruhande Max wenyine yumvaga akantu kose gakomye akagira ngo umukunzi we araje, yari amukumbuye rwose bidasanzwe. Hanyuma rero amasaha yarageze maze Doriane araza, yarakomanze Max aramufungurira, barahoberanye kurekura na biranga, dore ko rwose aba bombi bari basigaye bakumburana niyo haba hashize amasaha gusa bahuye. Doriane rero yinjiye mu nzu maze abwira Max ati hanyuma rero nari nkuzaniye akantu. Max yaramubajije ati none se nagaki? Naho rero Doriane ati naguteguriye amafunguro. Max yarishimye ati wanteguriye? Yahise yakira rero maze arebamo, yaramubwiye ati ndabona biryoshye, nubwo rwose ndi kubirebesha amaso ariko biranahumura cyane, birumvikana ko rwose biryoshye. Doriane ati rega sheri, ni ukuri rwose ngomba kukwereka urukundo, kandi nyine nkanakwitaho by'umwihariko kubera ko mba nguhangayikiye, mba nifuza ko wagira ubuzima bwiza. Max rero yaramubwiye ati urakoze cyane, ni ukuri sinzi rwose icyo nagukorera, sinzi n'icyo nakubwira, gusa umenye ko ibintu nkorera bindenga. Yahise amubwira ati reka njye kuzanira amasahani maze dutegure. Yagiye kuyazana. Naho rero Doriane yaramubajije ati none se wa mushuti wawe ari hehe? Max ati ari hano mu nzu, baramuhamagaye rero kugira ngo aze basangire, gusa uyu musore yaratunguwe dore ko yatangiye gufata amafunguro akumva ntabwo ari ibintu bisanzwe. Yarababwiye ati aya mafunguro ahari niyo aryoshye mfashe kuva nabaho. Yatangiye kubwira rero Max ati ni ukuri uri umunyamahirwe cyane, gusa mujye munsengera maze iby'Imana yagukoreye nanjye zabinkorere, izampa umukunzi mwiza ku mutima ndetse no ku mubiri. Ikindi kandi umukunzi ugira umutima mwiza, noneho nkunda ukuntu sheri wawe akwitaho, biba byandenze. Yarongeye kandi abwira Doriane ati ariko kandi nawe wagize amahirwe kubera ko ufite urukundo rwuzuye. Uyu musore ureba Max yaragukunze agukunda mutaranahura, nyamara rwose nta wundi mukobwa n'umwe yigeze akunda, nta n'uwo yigeze aho umutima we, ni wowe mukobwa yakunze gusa. Hanyuma rero rwose ujye wicara utuze kuko ufite urukundo rwuzuye, umutima we ni uwawe. Yarongeye kandi abwira Max nanone ati rero rwose nubwo uri inshuti yanjye nkubwire, uramenye ntihazagire ikintu na kimwe kizatuma ubabaza uyu mukobwa, kuko sinazigira nkubabarira, kandi rwose nkubwize ukuri twashwana nubwo uri inshuti yanjye. Naho Max ati ntabwo ibyo bintu bishoboka, niyo nabirota mu nzozi nahita nkanguka, ntabwo nababaza umukunzi wanjye kuko ndamukunda n'umutima wanjye wose. Uyu ni urukundo rw'ubuzima bwanjye, ni ibyishimo byanjye, ntakubeshye nyine
ni imwe mu ngingo zanjye, ubwo rero urabyumva ko ntakwibabaza. Naho rero Doriane yumvise amagambo yose Max ari kuvuga, maze ahita amubwira ati sheri, ni ukuri hari ibintu ujya uvuga nkagira ngo ahari ndi kurota nzakanguka, kandi ni ukuri byambabaza, kubera ko uru rukundo nirwo nahoraga ndota mu buzima bwanjye bwose. None kano kanya iyo nicaranye nawe uri kumbwira ibi, ngatekereza ko ibi bintu ari ibya nyabyo, mba numva bindenze si ukubeshya. Gusa ni ukuri Imana yarakoze, kandi niyo naba ndi jyenyine nkunda gushima Imana kubera ukuntu yampuje n'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Iminsi rero yakurikiye urukundo rwa Doriane ndetse nyine na Max rwakomeje kugenda rwose rushyuha, ibintu biragenda bigera kure, urukundo ruragenda ruba urukundo. Umunsi umwe rero Doriane yabwiye Max ati ariko ndifuza yuko wazaza kunsura, kubera ko nijya mpora ngusura, ndifuza ko nawe wazaza mu rugo. Max rero yaramubwiye ati nta kibazo rwose, urumva se nabyanga? Niba nta kibazo kibirimo nanjye rwose ndumva byaba ari ibintu bishimishije. Umunsi wo kuza rero Doriane yabwiye nyine umuzamu ati hari umushuti wanjye urubuze hano, ariko kandi ntabwo nifuza ikibazo na kimwe, ntabwo rwose nifuza amagambo, naza nyine uhita umufungurira. Uyu muzamu ati ariko rwose mabuja, urabizi ko nyine bosi yavuze ko nta muntu n'umwe ugomba kwinjira hano atatanze uburenganzira. Doriane ati hanyuma se njye ntabwo ndi bosi wawe? Nkubwiye ko nkeneye ko umushyitsi wanjye ari bwinjira atuje, kandi nyine ntabyo kumubaza ibintu byinshi, ukimubona uhita umufungurira. Uyu muzamu yaramubwiye ati ndabikora, ariko nanone rwose nkeneye akazi kanjye kandi sinifuza kwirukanwa. Yagiye rero ku muryango nk'uko nyine bari babivuganye, maze Max akiza yaramufunguriye yinjira mu nzu. Doriane we rero yari yashyushye, dore ko yari yateguye nyine ibyo kunywa, ubona yashyushye dore ko ari ubwa mbere Max yari agiye kuza kumusura atazanywe n'akazi. Bakimara kwicara rero batangiye kuganira nk'ibisanzwe babwirana ukuntu bari bakumburanye. Doriane rero yatangiye kumwakira amuha nyine icyo kunywa, naho Max yaramubwiye ati none se sheri, urabizi ko nyine ibintu birimo alcohol byangiza amaserire yo muri serivo? Naho Doriane ati nanjye se nkwibira akabanga, burya nyine njye nk'agasembuye rimwe na rimwe. Max aseka ati none se urabizi neza ko amaserire yo muri serivo yawe yaba acyuzuye? Naho Doriane ati ushatse kuvuga se ko harimo nyine icyuho cyo kuba haba hari amaserire atarimo? Max ati oya, urumva nyine nakinaga nivugiraga, ariko nyine n'ubusanzwe nyine ibyo byo ni ibya nyabyo, ariko wowe nta kintu rwose alcohol yaba yaragukozeho, kubera ko ufite ubwenge bwuzuye, ufite ubwenge bwinshi cyane, bigaragara ko rwose serivo yawe imeze neza cyane. Bakomeje rero gutera story, ndetse rwose ari nako bagenda nyine bashyiramo n'utuburage, bagerageza gusetsanya umwe asetsa undi, dore ko iyo babaga bari kumwe buri gihe wabaga ubona nyine bafite umunezero udasanzwe. Mu kanya gato rero papa we nyine yarinjiye, maze ajya kubita amaso uyu musore yahise ahaguruka ajya kumusuhuza. Naho rero papa wa Doriane yahise yihitira atamusuhuje, dore ko nyine yasanze bicaye begeranye ndetse bose bafite ibirahure mu ntoki, nyamara yanasanze bari bagiye gusomana neza neza, dore ko bari begeranye birenze ibikenewe. Yari yahise abibona nyine ko bari bari hafi gusomana, yahise abwira rero Doriane ati ndagushaka mu cyumba. Naho rero Max yarikanze kureba ukuntu nyine papa w'uyu mukobwa atamwakiriye neza. Yabajije Doriane ati none se haba hari ikibazo cyangwa nigendere, nyine ntabwo bimeze neza? Doriane yaramubwiye ati hoya nta kibazo ntabasha gukemura gihari, icara utekane nta kibazo. Yaragiye rero maze papa atangira kumubwira nabi cyane, kandi nyamara amajwi yaragarukaga akagaruka hano Max yari yicaye. Papa yari kumubwira ati uriya musore umugaruye hano kugira gute? Ntabwo wamwishyuye amafaranga wagombaga kumwishyura, ntabwo akazi yakarangije, hanyuma ubundi urabona uriya musore ari ku rwego rwawe ku buryo mwaza kwicara muri salo yanjye maze mugashaka kuhasomanira? Ntabwo rwose uriya musore namugushyingira, uriya musore sinamwemera mu muryango wanjye, ntabwo ngewe nshaka abahungu b'abakene. Uriya musore urabona yaza kugeza kuki? Ujya wibuka ko uri umwana umwe wanjye nabyaye, ujya wibuka ko ari wowe ibintu byose byanjye bigomba kuzagarukira. Hanyuma se urifuza ko nyine uriya musore umeze kuriya azatuzira muri famiye? Ntabwo rwose byashoboka.
Ibi byose rero Max yarabyumvaga, uko nyine bari bari kubivugana. Byagaragaraga ko yatangiye kwijima mu maso, ndetse yatangiye kumva ko neza atishimiwe muri uyu muryango. Gusa nyine yarakomeje aricara, maze papa we yahise yongera agaruka muri salo. Max yahise ahaguruka mu cyubahiro nyine nk'umuntu wari umwubashye. Naho rero papa wa Doriane yahise amubwira ati, nkwibariza wa musore we, ubundi hano urahishyuza iki? Ntabwo bakwishyuye amafaranga wakoreye? Naho Max ati, barayanyishyuye. Ati, none se hari akandi kazi baba baguhamagariye kuza gukora? Max ati, hoya ntako rwose. Ati, hanyuma uri hano ukora iki? Max ati, nyine Doriane ni inshuti yanjye. Naho papa wa Doriane ati, ni inshuti yawe? Ati, iryo jambo sinifuza kuryumva mu kanwa kawe. Ati, waba ubizi neza ko uyu mukobwa ari we mwana rukumbi nabyaye? Waba ubizi ko uyu mwana yitwa amazina y'umuryango wacu? Naho Max ati, yego rwose ndabizi. Naho rero papa wa Doriane ati, hanyuma se ntabwo nyine ubona ko amaboko atareshya ataramukanya? Ati, harya ubundi wambwiye yuko ukomoka hehe? Ababyeyi bawe bitwaga bande? Yamubwiye rero amazina ye yose, maze amubwira ababyeyi be. Ni nako kandi uyu mupapa yahise amubaza ati, hanyuma urugo mu muryango wa kanaka? Avuga izina nyine rya famiye yabo. Naho rero Max ati, yego. Uyu mugabo rero yahise arakara, noneho uburakari bwahise bumwica. Ati, nari nabiketse rwose, narabibonaga kuri ikibi cyinjiriye umuryango wanjye. Ntabwo bishoboka ko waba uri hano, n'ukuntu sogokuru wawe yampemukiye, ukuntu ari we wangiriye nabi. Uribuka nkubwira yuko aho wavukiye ari naho umukobwa wanjye yavukiye, ndetse ko nahagiriye ibihe bibi cyane. Sogokuru wawe yaranyibye, anyiba buri kimwe cyose, nyamara twarakoranaga, maze ansubiza hasi. Nuko naje mu mujyi kugira ngo nze gutangirira kuri zeru. Gusa naramurakariye imyaka y'ubuzima bwanjye bwose, none koko birangiye mbonye umuntu umukomokaho uza mu muryango wanjye. Ubwo nawe nta kindi kikugenza, ndabizi uragendwa no kungirira nabi. Max rero yaratunguwe, ariko aramubwira ati, ni ukuri rwose bosi, ntabwo ibyo bintu ngewe nabikora. Ikindi kandi ntabwo nazira ibyo sogokuru wanjye yakoze, dore ko nta ninabizi. Ikindi kandi nyine icyaha buriya ni gatozi. Ibyo yakoze ntabwo ari byo ngewe nakora. Ntawantumye rwose ku muryango wawe. Ndi inshuti ya Doriane, nta kindi rwose kingenza. Mwifuriza ibyiza gusa, mwifuriza iterambere, ndetse mwifuriza umunezero. Nta kintu na kimwe kibi namukorera. Papa wa Doriane wari warakaye cyane, yahise rero ahamagara abasekirite ati, nimuze munsohorere uyu muhungu mu nzu yanjye. Ikindi kandi niyongera kwinjiramo, mwese muzaba mwabuze akazi. Doriane yari ari kwinginga papa we ati, papa ndakwinginze, mbabarira uca inkoni zambu nyumve. Uyu musore ni inshuti yanjye, kandi rwose ndamukunda cyane. Mbabarira wimwirukana gutya. Mbabarira papa, wubahe ko rwose ari inshuti yanjye. Papa ati, ceceka, kuko nuceceka nawe ndagukubita, cyangwa se uhitemo musohokane mujyane. N'ubundi nyine buriya nawe wabaye ikirara niba usigaye ugendana n'abantu bameze batya. Doriane kwihangana byaranze, dore ko rwose yumvaga atakwihanganira kuba bari gusebya umukunzi we. Uyu musore rero akunze n'umutima we wose, yahise yinjira mu nzu, maze bafashe akavarize. Yahise ashyiramo buri kimwe cye cyose, maze ahita asohoka akurikiye nyine uyu musore. Max rero yabonye ko nyine uyu mukobwa amukurikiye, maze aramubwira ati, hoya rwose ntabwo twajyana iwanjye, kuko noneho naba nongereye amakosa, ahubwo ni ukuri subira mu rugo. Nyamara Doriane we yari yamaramaje, yahise agenda rero ajya ku nshuti ye. Naho rero Max akigera mu rugo yamwandikiye message ndende, yaramubwiye ati, ni ukuri sheri, umbabarire kubw'ibibazo nateje, kubera yuko mu by'ukuri niba rwose umuryango wanjye warakoze amakosa, nta uruhare na rumwe nigeze mbigiramo. Yahise atangira kumubwira rero ukuntu papa we yataye mama we akiri muto cyane. Yaramubwiye ati, rwose naherutse kumubona mfite imyaka 10 gusa, kubera ko papa wanjye yaragiye yigira mu mujyi, maze yishakira undi mugore, turamubura neza. Mama wanjye rero yaje gushaka undi mugabo, ari nawe kandi wabaye nk'ari papa wanjye, ari we rwose wakomeje kunyitaho. Naho rero sogokuru wanjye we yari yarapfuye kera, ntabwo nigeze mumenya igihe kirekire, kubera ko yapfuye nkiri umwana mutoya. Ubwo rero
nabwije papa wawe ukuri, mubwira umuryango wanjye wose, dore ko ubundi nta n'umuntu njya mbibwira, ubundi nyine mvuga yuko uwo mugabo wa mama ari we papa wanjye, ariko namubwije ukuri kuko nari nzi ko nyine ari papa wawe kandi bisa nk'aho ari umuryango wanjye, ngomba kumubwira buri kimwe cyose, ariko ndakwinginze umbabarire umfashe kuvugisha papa wawe, kubera ko ntabwo nshaka ko akomeza kumfata gutya, ndagukunda cyane kandi sinifuza kugutakaza, ikindi kandi sinifuza ko rwose twabana papa wawe ataduhaye umugisha, ndakwinginze ubimfashemo rwose, njyewe nta ruhare na rumwe nigeze ngira mu byabaye, niba uwo muryango wanjye utarabaye mwiza, n'ubundi nanjye uwo muryango ntiwigeze unyitaho, narezwe n'abandi, bishatse kuvuga ko nanjye rero ndi inzirakarengane y'uwo muryango wanjye. Doriane rero akimara nyine kubona iyi mesaje yahise kandi ajya kureba papa we, maze amushyira iyi mesaje, papa we yarayisomye maze ahita amubwira ati nta kintu na kimwe byahinduraho, kubera yuko buriya ntabwo imbuto z'igiti zijya zigwa kure yacyo, n'ubundi zigwa munsi yacyo, ni hahandi uriya muhungu afite amaraso y'uriya muryango, nawe rwose ntabwo wamenya icyo yazadukorera, ntabwo wamenya icyo atekereza, ntabwo namwizera rero, nta nubwo rwose namwakira mu muryango wanjye. Papa we rero yahise amubwira ati uzi n'ikindi kandi ntabwo uzongera gusohoka muri iyi nzu, ntuzongera gushyira ibirenge hanze, urakoze rwose kuba wigaruye, kubera ko ndabona udashaka kumva, ugiye kuguma aha, buri kintu cyose ushaka kizajya kigusanga aha ngaha, ndifuza ko ushyira ubwenge ku gihe maze ugatangira gutekereza bya nyabyo, kuko ndabona rwose ibintu uri gutekereza tutari guhuza habe na gatoya. Doriane yahise amubwira ati papa, ati ntakubeshye rwose urantengushye cyane, najyaga nkugirira icyizere ndetse rwose nkumva ko hari ibintu utakora mu buzima, ariko kuri iyi nshuro urantengushye rwose. Umunsi rero wakurikiye, Doriane yahamagaye wa musekirite wakundaga kumufasha, maze n'ubundi amusaba yuko yamufasha rwose agatoroka hano hantu. Uyu musekirite yari afite ubwoba bwinshi, yaramubwiye ati baraza kumfunga, naho Doriane ati hoya nta kibazo, wowe nyine uvuga ko utigeze umbona, ntubyemere niyo bagira bate, ndaguha amafaranga menshi, dore ko uyu mukobwa yari umukire cyane. Uyu musekirite rero nawe yarabyemeye, cyane cyane ko yari azi ko rwose impamvu itumye atoroka atari impamvu mbi habe na gatoya. Yaramufashije rero maze aratoroka. Papa we rero igihe yaziye yaramushatse aramubura, yahamagaye ba basirikare barindaga hanze ndetse rwose n'abandi basekirite bose ababaza aho umukobwa we ari, ariko nta muntu n'umwe wari wabashije kumubona. Yahamagaye rero uyu yakundaga kumubwira nyine ngo amuherekeze, aramubaza ati ariko nk'ubu warebaga he koko? Naho uyu musekirite ati nari ndi hanze kandi amaso yanjye yari ari kuri gate nk'ibisanzwe, ariko nakubeshye nanjye sinzi ahantu rwose yanyuze. Papa we rero yaramubajije ati ariko ubundi nkwibarize, uriya musore wamubonye ute? Uriya musore nyine bakundana? Naho rero uyu musekirite yaramubwiye ati rero rwose boss mbabwije ukuri, uriya musore ni umuntu mwiza mu bigaragara kandi akunda umukobwa wawe, kubera ko inshuro zose namukurikiraga n'igihe nababonaga bari kumwe nari narabonye neza yuko amukunda kandi nyine ari umuntu mwiza. Nabashije no kubaza abaturanyi b'uriya musore n'abandi bantu bose bashobora kuba bafite aho bahurira, ariko bose bavuga ko nyine ari umuntu mwiza kandi rwose nta bugome agira ndetse nta n'ikintu kibi na kimwe akora, ko ari umuntu nyine abantu bose bizera ndetse rwose ko ari umuntu ufite imico myiza. Hanyuma rero ugiye rwose nkubwije ukuri boss, uriya musore yakundaga umukobwa wawe cyane. Papa rero wa Doriane yarabyumvise maze ahita amubwira ati ngaho rwose igendere. Nyuma rero y'iminsi papa wa Doriane yari agiye kujya n'ubundi kuri polisi, kubera ko nyine yari agishakisha umukobwa we atazi aho ari. Ageze hanze rero ku modoka, telefone yahise isona, yasanze ari Doriane wari umuhamagaye. Yaramwitabye aramubwira ati mwana wanjye umeze ute? Ko nari mpangayitse cyane, umutima rwose wari uri hafi kumvamo. Naho rero Doriane yahise amubwira ati meze neza, gusa nyine nguhamagaye kugira ngo nkubwire yuko utazongera kumbona ukundi, ariko nimeze neza kandi mfite umutekano. Papa yahise amubwira ati hoya mwana wanjye,
ntabwo nifuza kutazongera kukubona, kandi niba ari ukubera Max naribeshye cyane rwose. Kuri iyi nshuro niteguye kumwemera maze ukagaruka mu rugo, kandi nyine tukabaho nka famiye. Urabizi uri umwana umwe gusa, ni nawe muryango mfite wenyine. Sinifuza rero kugutakaza kubera urukundo rw'ubuzima bwawe. Rwose ndabyemeye, muzikundanire ariko ugaruke mu rugo kuko ndifuza kukubona. Doriane yabajije papa we ati papa, urabinsezeraniye ko utazongera kumubwira ijambo na rimwe ribi cyangwa kumureba nabi? Papa ati cyane mwana wanjye, ndabigusezeraniye, kubera yuko nta nubwo ari byiza rwose kuba wacira umuntu urubanza wishingikirije undi muntu. Uriya musore narabimenye ko ari inzirakarengane, kandi ntabwo ari umuntu mubi habe na gato, ndetse nta n'imigambi mibi agufiteho. Umbabarire rwose mwana wanjye, ntabwo ibyo bizongera kubaho. Naho Doriane ati niba rwose ubinsezeraniye uraza kumbona bidatinze. Uyu mupapa rero yari yishimye cyane, yari akumbuye umukobwa we, ndetse yarahangayikishijwe no kuba rwose atari mu rugo. Doriane rero yaraje nyine aza kureba papa we. Akigera mu rugo papa we yaramuhobereye maze rwose yanga kumurekura. Yaramubwiye ati mwana wanjye, ntabwo wakumva agahinda nari mfite ko kuba rwose utari undi iruhande. Noneho dore warananutse, wagira ngo ntabwo wabonaga amafunguro ahagije, ariko bakwiteho maze wongere rwose usubire ku murongo. Papa we kandi yaramubajije ati none se mwana wanjye, hari ikintu cy'umwihariko wifuza ko nagukorera? Naho Doriane ati ntacyo rwose, ibyo wanyemereye birahagije. Umunsi rero wakurikiye Doriane yagiye kureba nyine Max. Akigerayo yaramubwiye ati umbabarire ku byabaye byose, gusa nyine nari ngukumbuye, kandi ni ukuri numvaga urukundo rwenda kunsaza. Nibazaga niba papa wanjye atazakwemera ko tutazongera kubonana kubera ko wambwiye yuko utifuza yuko njye nawe twabana papa wanjye atabyemeye. Ariko ni ukuri Imana ishimwe kuko papa wanjye ubu yahinduye ibitekerezo, ndetse rwose arifuza kukubona, arifuza ko mwaganira. Ikindi kandi yemeye ko urukundo rwanjye nawe rwakomeza. Max byaramushimishije maze ahobera uyu mukobwa. Yaramubwiye ati ndakubwiza ukuri, ibi bintu rwose nabyo sinari nzi ko bishoboka, gusa urukundo rwanjye nawe ni urw'umugisha, kubera yuko ibintu byose natekerezaga ko bitashoboka byagiye bishoboka. Yaramubwiye ati nanjye nari ngukumbuye, kandi ni ukuri ndagukunda, sinifuza kugutakaza uko byagenda kose. Nifuzaga umugisha wa kibyeyi, nifuzaga ko papa wawe yakwemera urukundo rwacu, sinifuzaga rwose kuzagutandukanya n'umuryango wawe. Naho rero Doriane ati nanjye rwose nicyo ngukundira, nuko buri gihe uba ushaka ibintu biciye mu mucyo. Nyuma rero y'iminsi mike Max yagombaga kuza iwabo wa Doriane, dore ko papa we yifuzaga ko basangira maze bakaganira. Baricaye rero bari gusangira, maze papa Doriane atangira ababwira ati bana banjye, ndongeye kandi mbasabye imbabazi kubera ko rwose nagiye kure cyane, nakurikije urwango nari mfite mu mutima, maze rwose nshaka kurubatura kandi mwararenganaga. Gusa rero mumbabarire, kano kanya ndababwiza ukuri ko mbibabwira nta buryarya mfite, ndicuza rwose kuba ibi byose byarabaye. Gusa nanone Max, ndagira nkubwire ko nguhaye karibu mu muryango wacu, kandi ntabwo nguhaye karibu gutyo gusa, kubera ko guhera uyu munsi ugiye kuzaba rwose nk'umuhungu ntigeze mbyara. Kano kanya nzajya ngufata nk'umwana wanjye. Ndakwishimiye rero cyane, kandi nanone warakoze kwihangana. Max ati hoya rwose nta kibazo, kubera ko ndakumva cyane. Wagombaga kugira impungenge z'umwana wawe, nanjye ndamutse ndi umubyeyi ndakeka ko rwose izo mpungenge nazigira. Papa wabo rero yakomeje kubabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, maze aza no kugera aho yababwiye ati hanyuma rero ya nzu wensitaraga uyishyiramo umuriro, ndifuza ko iriya nzu nayibaha, maze wowe n'umukobwa wanjye mwazamara gukora ubukwe mukazayimukiramo. Iriya nzu nyibahaye nk'impano, mubifate nk'aho nyine ari gift ya mariage, nimumara gukora ubukwe muzayimukiremo. Bararebanye barumirwa. Ati ikindi kandi niba rwose hari n'ikindi kintu kimwe cyaba kiburamo, muzagende murebe maze muzambwire. Bana banjye rwose ndabakunda,
ntibibatangaze ko mbahaye impano mbere y'ubukwe, nibimba ngombwa rwose nzabaha n'izindi nyinshi kubera ko ntabwo mwakumva ukuntu nishimye. Doriane ibyishimo byari byamurenze, Max nawe byari uko. Bararebanaga bakibaza niba batari kurota kubera ko ibintu bari bari kubwirwa kano kanya ni ibintu rwose batari biteze. Max rero yashimiye cyane papa wa Doriane ndetse amubwira ko rwose umukobwa ari mu maboko meza, ko atazigera amubabaza na rimwe, ko rwose uyu mukobwa ari nk'aho ari ubuzima bwe, ko amukunda cyane ndetse rwose kurusha uko yikunda, kubera yuko nta kintu na kimwe kibi amwifuriza. Doriane yahise abwira papa we atari ko rwose papa nawe ari gukabya, ahubwo ngiye mukunda kurusha uko ankunda, ndamukunda cyane kandi mba numva ari ubuzima bwanjye. Papa wabo rero arababwiye ati icyangombwa ni uko nabahaye rwose umugisha wa kibyeyi kandi nifuza ko umukobwa wanjye yaba ari mu maboko meza. Max rero yamubwiye ko nyine ubwo noneho abahaye uruhushya rwo kuba bakundana, yiteguye rwose gutangira gutegura ubukwe, maze akaba yabana n'umukunzi we kandi byemewe rwose n'amategeko ndetse n'Imana ikabiha umugisha. Niko batangiye gutegura ubukwe, maze rwose bagira ubukwe bwiza cyane, dore ko nyine nyuma y'ubukwe bimukiye muri ya nzu papa wabo yari yarabahaye nk'uko nyine yari yarabibabwiye. Gusa nyine nyuma yaho gato bavuye mu kwa buki, n'ubundi papa wabo yarabahamagaye maze ababwira yuko abashaka. Baraje rero baza kumwitaba, maze arababwira ati hanyuma rero n'ubundi hari ikintu nifuzaga kubabwira. Bamuteze amatwi nk'uko yari umubyeyi wabo bose. Yabwiye Max ati Max rero umuhungu wanjye, urabizi ko nakubwiye ko nta muhungu nigeze mbyara, ariko nyine uzaba umukwe wanjye kandi ukaba n'umuhungu wanjye. Kano kanya rero ngiye kuguha inshingano z'umuhungu wanjye. Max yaramubwiye ati ndabumva rwose nta kibazo mubyeyi. Papa wa Doriane yaramubwiye ati hanyuma rero ndifuza ko rwose wafasha Doriane maze mukaba ari mwe nshinga kampani zanjye zose, mukaba ari mwe muzikurikirana, iz'ubwubatsi zose akaba ari wowe uzajya uzireba, ndetse nyine ukazajya aba ari nawe uzinsitara nk'uko bisanzwe, ariko ari nawe uzishinzwe na Doriane nyine mugafatanya. Max yaramubwiye ati izo nshingano ni ukuri ndabyumva rwose ziraremereye, gusa nanone nshimye cyane icyizere mungiriye kandi nanjye sinzigera mbatenguha nk'umubyeyi wanjye, nzakora buri cyose gishoboka. Doriane nawe yarishimye kuba bagiriye icyizere umugabo we, ndetse kuba rwose Max agiye kumuba hafi haba mu buzima busanzwe ndetse no muri bizinesi, byari ibintu by'igiciro cyane. Bose rero bahobereye uyu mupapa kandi bamushimira nyine icyizere yabagiriye. Nyuma y'igihe gito rero Doriane yaje kwisanga atwite. Ibintu noneho byabaye ibindi birori, dore ko akimara kubibwira Max yarishimye biramurenga. Yabwiye Doriane ati ndumva keretse ndamutse ngiye nguheka maze nkajya nkugendana nguhetse, kuko ntabwo nzi ikintu nagushimira, dore wambereye urukundo rw'ubuzima bwanjye, none dore ugiye no gutuma nitwa papa, ntabwo wakumva ibyishimo mfite. Naho rero bakijya kubibwira papa wabo byo byabaye ibindi bindi. Yarababwiye ati ni ukuri sinzi ikintu nababwira, sinzi n'icyo nakora, kubera ko rwose iyo niyo nkuru nziza numvise mu buzima bwanjye. Ubu ngubu rwose mugiye kwagura umuryango, ndetse nyine ubu ngiye kubona umwuzukuru. Byari ibintu birenze, byari ibintu bishimishije. Bahise rero batangira kubiserebura, maze rwose batangira gutegura amazina y'umwana no kumugurira imyenda, kandi rwose atarageza n'igihe cyo kuvuka. Gusa ibyishimo byari byose muri uyu muryango, yaba papa w'aba bombi yari yishimye anezerewe, yaba kandi Doriane yari yarabonye urukundo rw'ubuzima bwe, yumvaga mu buzima nta kindi kintu na kimwe asaba Imana kuko umunezero wose yari awufite. Naho Max we rwose byari ibindi bindi, dore ko niyo yicaraga gusa agatekereza ko afite Doriane mu buzima, yaramwenyuraga kandi nta muntu n'umwe bari kumwe. Yahoraga amubwira ko amukunda kandi ko azahora amukunda, ko atazicuza kuba yaramwinjije mu buzima bwe, ndetse rwose ko azaharanira umunezero ubuzima bwabo bwose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV,
ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.